Manje katinze aho yatinze. Katinze kwa Ayo, bimeze bite? Yo wagwane sumbye nakwenda ndakubura mano ko watinze se. Je wambuze. Watinze. Ntutigije nakubuze. Gihorere warunuzi kubana n'abantu ariko babakecuru. Nagenze maje gufata umuntu. Ayo. Bine byo. Mweshije akagacire kijana. Jase za boro zacu. Igihumbi 500. Nyereka turebe. Nyereka ubwenge bwinshi. Hoya we nyereka turebe. Gabanyerenge do. Ndamufashe. Reka turebe. Harya inote niyo bita ngo icyo wakineye mu Kinyarwanda. Iriho ikawa, imbuto, iki n'ikiyaga igiseke na Kivu. Mungu wangu. None se ubwo sha. Aha na Bresenks. Hari igihumbi. Ibyo warabinyigishije rego ubushize. Maje kubimenya. Ubu twanagabanye kandi. Oya ngiye ibiciro bifite se. Ase wamba. Nanjye ibi nibyo nzanye by'igishoro nye. Yego nyine. Rekaza umuntu nyine tumufate nyine. Andi ubwo ninjye ayo mahirwe urayandekera. Umufate se. Nakurya se. Sararya yadahari. Ubusibwa ibi ni bicyara bari. Turazana nawe tujya kuyavunjisha tuze turebe ibice. Yagoye ngari kinishe naramukaje. Aya ngaya ni yaba mahirwe. Ugomba kumenya ko utamushyiramo imiyaga. Iyi niyo white muri biya zana turebe. Yawe ugiye gushingura yabagiye. Ni gucya nyine hano haswe dujye kumukubita gucya. Ntago karaguko. Oya urufata bati hano izana hano igihumbi gitukubita gucya kwikazi yawe kakubita. Kumenye ko iki gice gifite umugisha. Rego ubu nabwo ni ubujura ariko bweru. Na leta yemera. Hano urarya 500 ngahe? Chef umeze bite? Umeze neza. Oya uretse kugenda buretse hano hari utuntu turi gukora. Ushaka gucyura amafaranga menshi uyu munsi. Buriya nakubona iki sinzi ukuntu mu nzozi nabonye umuntu wambaye ibintu by'umukara ahantu hose n'igifi kituritse munsi. Turebe si gishaje munsi. Turebe. Aho nakuvumbuye. Si wowe. None hano Imana yambwiye amafaranga dufite. Uyu munsi dushaka kuyagabana. Reka nawe dushaka kuyagabana. Amafaranga numbona uko. None tugiye gukina. Aha bari 500 hano ari igihumbi ariko niba ishatse tuhagira igihumbi tukahagira hano 2 cyangwa 2 3 4 5 bitewe n'ukuntu nge nawe twumvikanye kuko buri umukiri ndi kuvuga tukujyana nyine urabona bivuze ngo iri jana ryahinduka 2 ni umukino w'amahirwe reka turebe amafaranga ubwo se nundya oya nuko amafaranga wewe jewe umva ikindi kukubwira ntabwo nzi ko nakurya ngo amafaranga yose ufite nyamara icyo nshaka nuko utawishimye nanjye nkishima urumva ariko nta numwe uri bw'ubundi cyane ni n'umukino rega urumva ndabona usa nk'umuntu wigeze kugira umugore Mutsepi no baranzi bamwita Dinezor ino baranzi banyita Kavumba waraye Mutsepi ibintu by'amafaranga ibintu byatu na hato ntabwo mbibuze ahubwo mumbwi amafaranga ndiyafite ego kwagiye rero ukuntu biba bimeze urabona ahanga mfasha gutya Dinezor nkuko nabikubwiye dushyiraho ikihe giciro 500 cyangwa igihumbi cyangwa dushyiraho igihumbi dushyiraho igihumbi ubu duhere igihumbi 2 igihumbi aya mafaranga ngenda yafite igihumbi amafaranga ndiyafite Dinezor shyira urabona ko dushyizeho twe none abyemeranye sawa mbo ubwo igihumbi 2 urahitamo he nahitamo ku gihumbi oya kuri 2 ubwo ushyizeho 2 kizeho 2 ni urya uratwara 2 ndatwara 2 ndatwara 2 agomba kurya dutangire dukine ariko oya ushaka kuba mwashyizemo imyaka ntabwo mwize twimuke shaka tujyane hepfo niho nize ko mutwaye inkoni se ubwo ntabwo muri ibisambo none se hari stade hari stade ariko itagira umukino banyita Kavumba waraye Mutsepi murabizi munyimishije ntacyo mbere dukorera hari ikibazo ahangaha dukorere hano urahizeye ahangaha ndahizeye iyo voka yime ndaza kwiye iyo voka nta kibazo ni yawe se ni mwisambu aya nayanjye nimbarye ndetse ntwara ya yose humura natwe nibyo tuba natoye kuri 2 byibuke cyane ariko zana nanjye mbanze nyo umugisha ndakira sha akira ni munyibi kwagiye mana yanjye sinukira ziratuma nyarya
ko yawe nta mugisha ufite tayari baba we data nandi ufite oya arayafite urabona wakina na mutse ahubwo twebwe dore twe hano twashyize akasubiza baba we data we nandi ufite ariko reka nze mbereke sha je nababwiye banyita akavumbo waraye mutse je no baranzi bise mwayama ariko none njyewe barya njyewe uri bwiwe ni wowe natwe shyiraho yose yongera baba we akira mukinisha dina gahunda iracyari hahandi ni kuri bibi ubwo wese ndatanya jana ubwo twahinduye 2 4 5 6 7 ubwo hano ni 7 6 ahubwo muri gutinda abana bawe umunsi barabaho neza abana bawe umunsi barabaho neza Yesu mwana none igikoma kirababuna we kwajya ngo uyu munsi waje ufite imigisha aba we ariko mwana ubundi ibingibi ni bike nta yandi usigaranye iki none se murayariye yose ngwiki nandi ufite se kamudabira no kuri kwemana none ariko ubundi bite byanyu ubundi we hano turi mu kazi none madamu ndamubwira ngo iki genda nyine kuri mwabisambo mwe cyangwa se enda koko uhereze umudamu mwabisambo mwe sibu yanira abana n'umugore yakura nazo ni kuri kwito peruka ayo kangase wagenda kwa mwabisambo mwe manjegera mwe gusa muzi kwiba abantu gusa noneho madamu ndamubwira ngo ikimana we ubusani mwamwe uburyo bwo mwabigenza uti mwabaye mumwe gusa shamana ya umukozi noneho ubu hari ikintu yakozera Ibra bisa kiba kiri mu makina Karame boss. bimeze bite Boss, wari kureba filime? bimeze bite Bimeze bite se kandi nabwiriwe wanyumye amafaranga yo guhaha boss? ahubwo narenze ko ngiye bubyahiye Ntabwo nakubwiye ko ejo muri stock byashizemo. banza ndorebe ngibi imbere uko mbwira ibyo ngibyo ubundi se waje gukora akahe kazi ibintu byose ni imyanda imbere yanjye Yego boss. kura hano ntabwo bawumva kandi uhita ubanga ukuze ngo utume banza ujyane isaha aho zigeze Ibra kutabanguka Boss. Ubundi burya boss. nta bya boss wicwa n'inzara Niyo mpamvu nzapfira hano. Nkunda ukuntu ufata urumva envelope ntayizanye njya ku munsi ukoresha amafaranga angahe umunsi. Si 10,000 se boss. akareka 10 umunsi ni muri weekend nta birenze ava we toka manene ntukamenyere ngo ukabe ubwenge bwawe nimba barashonnyeho gato ntabwo mbyumva ibintu byose usanze bya boss ni ukumenyera hasoni we aca kumenyera fata genda uhaye kandi uhahe neza uyu munsi ndashaka kurya urumva kandi ibiryo byiza pana biriya bintu usigaye uvuruguta uko wiboneye ariko ubuze ko uri gutekera boss Ndabizi boss. Kandi ndanakubaha. Icyubahiro nkuba. Ndashaka ko no mu ijoro kizagerayo. vanarenga iruka kandi shaho ujye uhaha neza mbaraba None se kibwira wa mugabo apime neza umunzani n'akantu ko kumuha. kareba kamemo Nanjye ndigurira kameze gate se boss. Boss yabaye nayo akantu ndagasa. Icyuki. None ko wambaye neza ninde waguhaye cyangwera komeruka twese turi karyasi. Ariko byaracikaguritse byabitoraguye mu ngarandi. Wari wambona nambaye nawe ubundi. None se iyo usanze uri koza ibyo wambaye nabi. Ndi suteye ituruka. Yabinyegera stay we. Ugiye kuvuga ngo tuziranye dore ko abantu iyo bageze i Kigali bose bahinduka. Ariko winyegera. Ariko ubundi udakundanye n'umuhungu mukora akazi kamwe wakundana n'iki? Umupolisi akundana n'umupolisi, Karyasi agakundana na Karyasi, engineer agakundana n'umwenjeniyeri, umuyede agakundana n'umuyedi. Urumva? Natwe rero tugomba gukundana kandi turanaberanye. Nakubwiye ngo stay we.
ariko burya akabanza nkubaza ntabwo nabonye uko ararya kwa Kamira none se nyine ntabwo nge nakwisha ikintu nkora abantu mbere nk'abandi baza bambaye neza ngo bagenda mu mamodoka nta n'igitogotogo bagira ubwo urumva Karyasi arakundana na Karyasi byose byabaye none se nyine tudakundanye dukora akazi kamwe urumva byagenda bite nkundana nawe ariko abantu bambaye imbere none nyine mba navuze nk'umuntu ukora akazi ko mu rugo subiza ko karuvati bayambara mu ijosi none hano yimba nakoza agashya nyine i Kigali none se udakoza agashya i Kigali ngo bakumenyeho urashaka ko tuzasubira mu cyaro se tumara amasa gusa ese ko mbona hajya ngura imayibobo ubundi buriya muri kiriya gipangu ukoramo ukabategurira ibiryo ababosi bakicara bakarya none uzi sasa njyewe iyo netse boss aricara akigamira rwa ruhondo rwiwe akarugeza iriya ngo ufite umukozi kandi mba nabishyizeho nkapfa vangavanga uko mbonye gusa ariko mbwiye nabi numva siko waruneye umushinga wa tutaziranye bajya banga abantu batoya ngo bagira amahane barayagira pe usiko umwanze ngo ati urabona ukuntu ngana ndi urusore rwiza urankanze numva none uciye bugufi ahubwo sinacyakeneye ko ngukanga negiriye guhambiswa akira uyu munsi uratega gake ngiye boss anumye ibijumba n'imyumbati ngo mugurire na mitsingi mayoneze surayiye ashyira ku muceri ibisi mayoneze harya ibisa n'umutuku genda muswa wowe gutekera ababosi niyo uri burye ndazi yinyereka kira umva se sangahe ntugenda ariko yakama ntagenda ahubwo muka abantu baratinyuka bararebye abona rwose jewe njye nawakundana nawe Karyasi se yakunze ibindi he ngomba gukundana n'umwana wa bosi sayida we Karyasi hafite abanye nayo imbwa tuyihena voka yanga yabicire byawe noneho akira wayiti wayiti yawe yakata ego ni ya wayiti mina guhaye bivuze ko n'undi ugiye kuza yakwica ntukanamubwira ibintu turi gukora mbo twebwe rero umvuga hano ukuntu ikibazo kamwabiga ngo nibiki mba muri muri mubi muri mubi kaje gutora voka gutora voka urazikunda ubundi yabane zivoka turiko ziguye hano ko bara basanga ngo muri udusanga oya twe hari igihe tuba twiragiye duhene hano hepfo hano hari amafaranga cyangwa muteka hano hari akayaga turi kumva akayaga hano gutega abantu cyangwa muteka abantu hari kampani ngo uri kubona amafaranga se nayo turarenga nta yacu badembye nijoro baduheye twahembye niwe uyabika bamwita dinezor ngiye baranze oya nta kibazo bidukira bizagera bibe so tugomba kwimura karitsiye tukahindura location ngenzi ubwenge araga wariza sunjige none yandi yawe rero birani byataje byo kwamukire batwesha ndiya we turamujyana hembwa no guhaha none yahembwe abarigo n'itariki zo guhembwa Ivan ayo mafaranga wari Ibra none se umukire kwa haji no muri karitsiye murahazi se mva nuko Ibra tuba turi kuzenguruka mu mudugudu mukajya mu wundi cyane iburumva akebo kabaye geramo aho uyu munsi se rero ngo tufite iki bibiri bitatu niba gutera amatsiko mufasha gaza oya mbase bose kamwe agakino kamwe agakino kamwe bebe mafaranga amafaranga yose akaba yanjye yose akaba yawe umwishyuka nyine wewe umva wowe kwiruka rero kwa ruteye kwahindutse mbase kandi turabizi rero mbabwira mwabagabo mwe sibyo kandi ni mugoroba turabizi ko hembwe umva rero mbabwire mwabagabo mwe murabizi muri abajama banje niba mwariye rero mumeho bibiri nje kwinyinira kandi nyine wowe urayabona arayawe umukino ni wawe urayarya hoya reka twarahindutse ariko se Ibra twaraworoheje kwahindutse 500 igihumbi none se muramutse muyandiye byibuze murama ya boss nje guhaha kandi uri burye ngo urarya ko kiri kumva bakurya se
Ngweke Mwewe muzanyangaje ubu. kwangaja. Reka tubanza dukine urebe nuko babikora. 500 igihumbi. Cyangwa wabishatse igihumbi 2. Cyangwa wabishatse 3 4. Cyangwa wabishatse 5 6 twagiye. Biterwa wowe n'igiciro cyane. Ntabwo turayi. Ndashyira ha. Urashyiraho 2. 2. Shyiraho twe yose. Yose twe yake noneho katugushyiraho noneho unemere. Ayo yose araba yanjye. Yose nayawe do kuyabona. Uyu munsi ndanyinyira cyane. Neza. Urava hano yumeze neza. Wahisemo hehere. Nahisemo ha 2 sha. 2. Ubwo twebwe ni igihumbi. Ni igihumbi. Humura niyo yonyine tu. Bo Mbenya fata. itonde urayafata uni rwose nayawe. Ndahita ngenda. Twagiye. Itonde. Yeburetse. Mwaretse se nk'abanyabizi. Oya bawitonze. Hano tuba turi gushyushya kugira ngo Bose ndahita mugurira umukino ugende neza. Se hano se navuze? Oya. Wahiye. Agushyiraho nande. Naye ndufite se. Kandi nakongera nkariye. Nayanda hari sirine wawe. Nakongera nkariye. Ituryo. Do. Naye ndufite. Aya yose. Tushiraho yose. Ahubwo se muro amafaranga afite n'ipusi ni yasimbuka. Shiraho nyine. Niwe ubundi. Turata tumwanga. Ifone iri mangahe? Katura kwangaja. Ifone iri mangahe? Kamaye ushaka ari agaciro. Mushireho vena. Nyine katuye agaciro. Muyibarije. Kwe turambitse hayo dufite yose. Reka menya bitse nyine. Oya wibika. Wewe ifone katwishireho. Imikino iye bigenda. Batwana kwangaja. Uzananyangaja muri timu yacu. Ubwo twagiye uhisemo inshuti nyashuti ubundi inshuti nyacu uhisemo he haje mwavuze ha 5 si chesofone ya Venice ubwo misema hi 10 sha 10 twubwo ni 5 yonyine twata tunayigurisha tugakuraho 5 byacu ayasigaye tukayagura ikashira ha Venice umukino urangire mite njya nigendera Venice ubwo twa ni 10 niko bigabanyuka dinaze ariko ni munyebesha nimuka utanyiba we nabonye urakureba neza se we nabonye igisambo kikuru none se uri kuyaragurira oya ndio byango wenyine uze kurya tunudukotko ari kuyacirira ndaza muri timu yacu we ego uri kuyacirira se irimo akadeje ngo ninzi nzima irakora neza irafotura arakurebera rero wewe hano spa polisi ubeze veni hano getu yini kwigendera ufite ndise naye dufite tukwiyerebuka yanavuka nyine basi mundore mu mina kuva kwiseta yacu aho kugenda irukanka si muri inshuti zanjye genda byarangiye irukanka ndozi ndamubwira cyane kuzigarura irukanka hajya kubita navuka voka zizana zindi zirega ni nawe nge naje kureba se utwe ntitwazirya ugira manyurira yanjye manyurira ako itonde shakunze kamenga weho gabana weho noneho we mvunira ma yanjye nigene ayangana noneho telefone ninyigurisha nzaguho 2 ko nakwizeye binaga ndayaguha kurabisi umjige urabeze kwita murogesha amabya ni hano kandi kudisaka yawe tugende dusanzwe ngo rwago none ugiye kumwe iki icyuma ke twaje se boss ndamubwira iki none araca ururimi navuye hano twishimye none amafaranga ye nyakinnye urusimbi na fone yanjye irahagendeye ubuse noneho ndazibamba nzerekeza ariko najyo Ebo, ubu ni sanga saa 8. Se telefone yawe itari. fone yanjye Undi se ko mbona ntazi ukuntu uko wagiye umeze ko mbona atari kugarutse.
ihaho riri udasubiza kare nakubwiye ko ubwenge bwawe bashonyeho none nimba uri iki bubereye nimba uri igikapu nimba uri ikimvirope si ubundi butaniye n'iki ngiki nk'uko iwanyu mu cyaro mpuzanye mbona uri umuntu usobanutse none ndi kubona uri gukaraga umusatsi wo gukaraga umusatsi n'ubwonko ni kuri kubukaraga n'ubwenge si waje uri umwana muzima none ngenda gutuma guhaha ukazana envelope gusa ntunansobanura ubundi ufite ikihe kibazo mbwira ikibazo ugize amafaranga yanjye arimereza kiravamo mpereza nyine boss nyine amafaranga aratakaye ndayabuze mu muhanda nyine amafaranga arataka mu muhanda ukuntu nyabuze muye n'abantu bari ceceka mu muhanda harimo isiha mu muhanda habamo amasiha amafaranga ugiye wayabitse uragiye ngo ugiye guhaha mbese ubu nyine ntacyo nyine urabunyereje ngaho ishimwe oya amafaranga muye n'abatekamutwe barayanyibye ngo bari gukina urusimbi none wabibwiye nde watatse banze kugutabara none se umuntu ataka ari uko bamwibye nge ntibanyibye baranyuheje ndayakina amafaranga barayatwara na phone kwa kwamamagaye phone ukumva niriho na phone bahise bayijyanirana ibura rero ikintu ngiye kukubwira ucyumve kandi ukuru urambabarira imbere bivuze inshuro zingahe ishuri igihumbi boss vimbere ahubwo ntago mbizi ko n'ubu ngubu ndiyumvisha ko njye amafaranga ngo haye utari kumpa igisobanuro cyayo ahubwo nureba ndamwiruka nyaguhambirwe inzara noneho mfite ndayishyizwa n'iki gusa ndajya ku muhanda ndigerayo nzi ko ngiye kubona nisomera akabyere reka ta Ibura nari ndikoza jerekani boss jerekani se n'amatoro nyine nari kuyoza ndanakoropa ibyo wari murabirangije mise nyine kubera umucanga wari urimo mise nzanye turashe mbati nihanagure jugunya hari igihe uze ngutuma bakagera gutuma ibyo guteka nyine uze uteke ariko umenye ngo bibaye ubwa nyuma n'ubwa mbere wongera guta amafaranga uyata utangora unyereka mu mugongo biriya byari ibya mbere ubundi ngende umubumbe muri quartier baranzina urumva ntago byakongera kumba do sokankwa kiravavo kandi umenye ko usize umuntu ashonje hari n'ibiceri dese uri bumwe ariko desa genda uhahisha ayo ngayo nta kibazo boss uyu munsi aranyica none ubwa mbere n'amafaranga kirya urusimbi ruya boss mumbabarire menya nyataye ubushize nakinnye mu rusimbi
Ibra ako se bimeze bite ko bona n'amandazi umva reka mubwire wa mugabo reka mubwire wa mugabo Gasane none boss uyu munsi natacukurira icyo byagenze bite none muri Nyabarongo Gasane mawe ubushize yamaye amafaranga ngiye guha 5,000 sibyo no wayarira amandazi banza wumve ikibazo cyawe nuko mwihuta ubushize yamaye amafaranga 5,000 ndagenda bajama bateka mutwe banyinisha urusimbi barayarya yose na phone biragenda ubu ngo yamaye amafaranga 2,000 ngo ngiye guha ngo ngiye gute ako nkawe nuri igicucu ubu se Kigali uyimazemo imyaka ingahe abateka mitwe bagutekera umutwe bagukumaraho amafaranga urabizi inshuti yanjye amafaranga ndayate basi mbabarira umva nyine tuza nese nayo wari usigaranye wayaguza amana narisigaye ibiceri 100 ndega mite mbigurira indazi niki mva rero mubwiye sibyo none se ayandi wayataye yose na ayo uyu munsi meze gutyo amafaranga ukaba wayataye andi urusimbi rukarwayakuriye wowe genda boss umubwire yuko nubundi amafaranga wayataye wowe kugushuka ubwo none se kungira inama baragushuka kungira kubona amafaranga y'ubusa bakakurya n'utwawe wari wifitiye abateka mitwe babaye rero ikibazo cyanyu ni kimwe kungira inama ngo urishuti nzima mutuye ikibazo byibuze numaye amafaranga boss mugende mubwire nga amafaranga akusa amafaranga ngenda gwa amafaranga ngaho niba urishuti ngaho ma 2 umva n'amafaranga umva nyine wowe ihangane ubwo genda ubikore gutyo mubwiye byemere natanabyemera ubu kunyihanganisha gusa nta kintu ihangane nare sibyo ihangane kandi ushyira umutima hamwe none nataca mu buce cy'igihumbi sinzi Kisoko kije kimeze gutyo noneho kibaye nizere ko hashye noneho wemera ipo none mbafunda ndazifunda wabona akaboko kanjye kari gukubita uruzingo ipura barumbwire noneho bigenze bite haguruka aho ntakimuwe hano ngira uko bigenze kiravamo sobanurira amafaranga ndayabuze bose nabivuze fata kiravamo ndakeka natusize ubone mu mugongo ntaki ubwenge bwose si bufite wagira ngo ni ubukoko hano garuka